tugaruke gato aya majwi urayavugaho iki madatega abantu mwigize abana kure mwigize abana hirya mwigize abana igenda basabye mwigize abana kure abantu mufite abana mubigize kure ndasubiramo ubwa nyuma abantu mufite abana niba utuje imyaka 18 igira hirya abakozi b'Imana b'iki gihe ndaza gukenera abantu mwigize abana hirya mubigize hirya mufata abana ngo basunikire kure kuko haleluya mukozi w'Imana ndagukunda uti ndagukunda cyane serious reba igitabo cy'umukunzi ije ndakumbuye gusa ubiretse gato sheri ntabwo nakwanga reka ntabwo kugikoraho sheri muting mic yawe no sense guys follow this sheri Anyway, sheri bro nibirebire uyu n'umukwe ngo nibirebire ahangaha niyo mpamvu Mutesi ati ndica umuntu ati sindi ati uretse n'amajwi nibirenza amajwi ndamubamba Ezekiel wateye mu gihuru Ezekiel ibi bintu wakoze kuzana ibi bintu Ezekiel turashaka kugira ngo uze kutubwira ahangaha Ezekiel aya majwi we yasohoye hanze nyuma yuko umenye kuri gushyirirwaho amafaranga yo kukurigasura i Bugande Ezekiel kubera iki ukimara yafungiwe ijambo ryitwa igitutsi kuri Mutesi Jolly ese umuntu wisundi umwicanyi akamubwira umuhoro akamubwira inyundo akamubwira ishoka ibyo bintu byo hadi ngo kuri space nibwira yuko n'inzego zidukurikije umutekano hadi icyo giheho ababikurikirana bigenda ntabwo twinjira muri service y'umutekano bafite uko bakora iperereza Rwanda investigation nibwira ko ibidukurikiye n'izindi nzego z'umutekano zitandukanye ni gute umuntu w'umudamu washatse umugabo mu by'ukuri hari igihe Mutesi yari kuri iyi mihanda abantu bakavuga bati ni umudamu yigisha iby'urukundo kandi nawe akeneye umukunda yari afite uwo bakundanaga yavuye muri uyu mubiri akeneye kongera gushumbushwa ibiganiro yajyaga akorana na Chita na Sabe bakamubaza bati ukeneye undi mutwara ati ndagukeneye rwose njyewe sinakirarira ibyo tukabyumva dutyo amagambo nk'ayo iyo yanditse yashatse mu muryango tuzi ko usobanutse ese iyo bayabonye batekereza bati uyu munsi wa none iyo afashe umunyarwanda akamwita umwicanyi tuzi umwicanyi cyari cyo tuzi ukekwaho icyaha cy'ubwicanyi icyo akurikiranwaho ibyo bifatwa bite ikindi cya kabiri kuba yaragambaniye Ezekiel Rukundo akaba ashaka kumwangisha igihugu nk'ubu Ezekiel ashobora gutorongera ugasanga agiye muri Kenya agiye hirya mu mashyamba agiye n'ibiki ugasanga yifatanyije n'ibigarasha bitangira ngombwa bitewe n'iki uwitwa Mutesi arimo aravuga ngo ashyigikiwe mu Rwanda uwitwa Mutesi afite abanyabuganda Kampala bakorana kandi namaze kubasobanurira bamwe baribo n'icarico je batwara inshuti zanjye sinagerana na Burahamu n'iyizu umva niyo haba ari mu mwijima w'igicuku niyo n'abasigaje akantu gato kagatonyanga ntabwo Burahamu yandabiza akantu gato mu matori sinahura nawe ibi bintu biragenda bite twifate dute Mutesi niba atari nyiramajwi yo kuri social media yatambutse nibwira yuko yakaba yaceceka cyangwa se akaza akavuga ati mu by'ukuri ni rusi ryanjye ariko yavuze ngo hari abantu batatu bambangamiye Ezekiel uzamwambure kamera muderetinga ibintu byose hanyuma icyo mwakora cyose nzakishyurira ikiguzi n'uwitwa Paul nguwo avuka hano mu Bugesera uko nabyumvise Mutesi yagiye yandika komanteri kuri channel ya Kiranuka TV ya Ezekiel ibitutsi bikabije n'abashumba ba kera badashobora kuba babwira umuntu ngo byumvikane none nawe ubwawe ngo dufatira kugira ngo icyashoboka cyose yagikora kuri Ezekiel hanyuma icyo gihe ni iki mugishaka ukundi kuri mukeneye n'ukuhe ndagushimiye ko ibindi ntekereza ko ahangaha Mutesi Pastor ati uriya mugore w'amajwi asambana si njyewe ntazigera aba njyewe
ababikoze bari bagamije kunsenya no kumbabariza umuryango, ariko namaze gutanga ikirego mu nzego zibishinzwe, reka turebe. Mwoherereza ijwi. Arongera ati ijwi mpakana ni iry'ubusambanyi, naho ayandi iyo sindayumva yanyoherereze. Ndayamwoherereza, ahita anyandikira arambwira ngo sorry nkoze impanuka. Arangije anyohereza video y'imodoka agonze. Ndaje gato ndagusubiza barangonze. Okay, araje mbere yuko agaruka baramugonze, ariko araje mu kanya mbere yuko agaruka. So Claude, urashoje? Urakoze cyane. Okay, niba ukurikiye noneho nyemerera kugira ngo advice nzicomokore. Ntugira Twitter harya? Twitter ntabwo rero nakoresheje. Ngwino kuri TikTok, ndabizi ko uyifite. Ndakubwiza ukuri nakasa mutwe muri uyu mugoroba. Byakomeye. Alright. Ariko nshaka kongeraho. Mbere yuko cyongera hihangane ndaguha ijambo mu kanya. Wowe aya majwi washize hanze bakora uyu mudamu nibigaragara ko atari we, bagapima zira ntoki bagasanga ataraciye imyeyo nk'iyo twabonye, uzatubwira hari amajwi bayakuye. Ikindi avuze kuri ijwi ryo kugushaka bakakumena impanga, barangiza bakakwambura kamera bagasiba ibiriho, ntabwo ari hakana ayahakana nayo ubusambanyi. Rero urumva ikintu gikomeye kurusha ibindi gufata amajwi y'ubusambanyi mukayasakaza. Ibi ngibi birabahana, ibi bigize ibyaha. Ariko icyari kindaje inshinga kwari ukuvanaho umucyo wo kumva ko wahunze igihugu. Ntabwo wahunze igihugu, uhunze igihugu si igihugu. Wowe igihugu ufite ikibazo n'igihugu, igihugu ari wowe n'undi wari we wese. Ahangaha tubishyize umucyo. Clemence, fata ijambo. Gadufara urakoze, njye ngushimiye kuri iyi ntambwe uteye kugira ngo twese duhurize hamwe. Njye nagutakiye kenshi urabizi. Hanyuma rero abo bantu mwagiye mujya mu nzego, njyewe nshinzwe urwego. Reka mbanze nkubwire. Hanyuma abantu bajya muri social media bafite YouTube bajya bamenya ko abo bavugana bari abantu bitubuza kugaragaza amarangamutima yacu mu gihe bari kutwicira amarangamutima. Bitubuza uwo Ezekiel mushyira amarangamutima hano harabaho, mujye kuri YouTube channel ye murebe ibiganiro 90% ni Pasiteri Mutesi. Uwo Pasiteri Mutesi muba muvuga ni umubyeyi watugaburiye. Guys, stop the screen, mutapinge the screen please. Abantu 1200 mutapinge screen, fata gatoki gakoze muri screen. Sibye no kugira n'umugore mugenzi wanjye ngomba guhagarara nkamuvugira, ariko ngura umuvugizi we. Nzavugira n'undi mugore wese mwanika. Leta nihaguruke ibi bintu nitabizamo ngo ihe umurongo abo ba YouTube bagenderaho. Waba waragiye ibi bibazo mwaratanze ikirego muri RIB. Ikirego cyaratanze. Niba hanyuma niba ikirego uretse gato tugende gato. Ahangaha turajya uri gushaka kugira ngo twumva amarangamutima yawe, ariko udashaka kujyana n'ukuri. Uretse inshuti yanjye, niba ikirego cyaratanzwe nkubaze unsubize tuganire nk'imfura. Niba ikirego cyaratanzwe, kuki Mutesi atanga amafaranga ku bantu tutazi abari bo? Wasanga ari abagizi ba nabi, ntabwo turamenya abari bo muri aya majwi. Umva hano uretse hanyuma ejo cyangwa ejo bundi nabikora pe, umwana rwaje umwana, ariko ntabwo nabona fansa yo kugurira abo bantu bakadufasha ziriya njije n'abagabo batatu. Niba umuntu yaratanze ikirego, uretse gato manza unyumve winigana inkari. Niba yaratanze ikirego, kubera iki nyuma yo gutanga ikirego babona ubutabera yongeraho amafaranga mu bantu bo kugirira umuntu nabi? Ibyo nge simbishyigikiye. Niba utabishyigikiye rero ntabwo byemera. Reka nyir'ubwite rero aje abisobanure. Araza bigusobanura. Reka nge mbanze ngusobanurire icyo nashakaga kugusobanurira. Sindi umuvugizi, icyo nicyo cya mbere. Guys, 3 roses kuri TikTok, 3 roses twagiye. Umugore mugenzi wanjye ari gukorerwa. Mukire muturoza dutatu kuri TikTok. Ntabwo nigeze mpamagara mubwire ngo ndi umuvugizi we. Yego. Iki mu bintu bimwe Pasiteri Claude ni umuntu uvugisha ukuri, turaziranye. Ari we ndamuzi neza gutya vizavi. Ari n'uwo mubyeyi ndamuzi neza gutya vizavi. Uri kubyumva? Ariko abo bombi mfite uko mbazi, mfite n'uko mba managing. Uko bimeze? Icyo kandi bose ndabubaha n'abantu banduta bambyaye. Uri kubyumva?
icyo nshaka rero kukubwira ni kimwe, njyewe reaction yanjye iracyavuga umuntu ahera kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane yita umuntu indaya, yita umuntu umusambanyi, yinjira mu buzima bwe, yinjira mu rugo rwe, yinjira mu bo bakundanye, ashaka gusenya ibintu bye, hanyuma nje nk'umunyarwanda ngo mpagarare ngo ngenzi ibyo mbirebe. Ni ukuvuga ngo rero niba hano hari inzego ribu niho umurongo aba YouTuber naho ibyo Ezekiel ibyo kwiriza ngo urahunga ngo bashatse kukwica, ndagira ngo nkubwire amarira warijije abantu nari bwaya za gazi barakuba gatatu baramubaga barakuba gatatu. Urafata umubyeyi ngo umubyeyi wabyaye ngo nyababyeyi yavuyemo, hanyuma ngewe umugore ngo nze ngushigikire. Urafata umubyeyi wabyaye umwita indaya, ngewe ngo umugore ngushigikire. Kuki mutaranika abagabo bagenzi banyu mukazana twebwe abagore? Nitwe nsina ngufi. Kuki mwebwe mushaka abagore? Kuki mwumva ko umugore niba agize amahitamo yo gushaka umuntu akunze mugomba kumuhitiramo? Wehoze Ezekiel uri Imana hano mwisi. Ubwo burakari uretse gato mbere y'uko urakara tugende gake. Uri kumva ko ibyo ngibyo ntacyo, uri kumva ko Ezekiel yakoze ibyo siko bimeze, kandi ibyo ngibyo biharwa n'itegeko, kandi muvuga ko yatanze ikirego. Nyuma yo gutanga ikirego kubera iki atanga amafaranga yo kugirira umuntu nabi? Reka mbanze nkubwire. Uretse gato Akusego dufa kucyo ushaka gufata. Ntabwo ndi gufata side. Umuhe umubwire ibyo avuga. Nakubwiye ngo nge ntabwo ndi umugabo. Ntabwo uri bukwepe ahandi ikibazo nyamukuru kiri cyateye no kuzana amasho y'urukoza soni. Icyo kibazo weho kujya ugiye mu maranga mutima ubwirwa n'iki ko aricyo cyateze Ezekiel guhunga. Hari icyo utari kumva. Uretse gato ntabwo ntega amatwi. Hano hari ikintu utari kumva. Ezekiel yagiye i Buganda agiye gushaka ubuzima, ntabwo yahunze. Noneho ikirego rero uretse gato banyarwandakazi kuri TikTok nkurikiyeho n'abantu 1200, hano hari abantu 200 na tugende gato ya mwumve iki kintu uri gukwepa hano. Mugende gato Mutesi yatanze ikirego, tugende gato ya muri ribu. Nawe uravuga ko watanze ikirego cyangwa ibintu bitashimishije. Uretse gato tugende gako, reka twemere ko ntega amatwi. Uretse gato Mutesi yatanze ikirego muri ribu, reka twemere ko ibyo Ezekiel ntabwo mushyigikiye. Ezekiel yakoze amakosa, yibasira umubyeyi, akoresha amagambo atariyo, siko bimeze. Arangije umubyeyi abona ibyo yamukoreye atari byo, atanga ikirego, siko bimeze. Nyuma yo gutanga ikirego kuki yagiye kwihanira no gushyira amafaranga agirira umuntu nabi? Tega amatwi ntumvugiremo. hanyuma cyangwa ejo bundi nabikora pe, umwana rwaje umwana, ariko ntabwo nabura faranga yo kugurira abo bantu bakadufasha ziriya njije n'abagabo batatu bandi nabi banzengereje. Urumva bafatira mu kabanyamira kabiri iriya kamera, mwamutegeka gusiba ibiganiro byose amaze gukorera Uganda bye n'uwitwa Paul nawe ubwe, ibiganiro bamaze gukora bansebye. Kandi ikindi ubyumve ngo na hano nagaruka mu Rwanda nabwo biramutegereje, ntabwo nabyemera. Ni gute nashatse niyubakiye urugo ngezwa zindi nyuma zirimo zindekera. Nagaruka nabwo biramutegereje, bivuze ngo ari kudirira gutanga amafaranga n'ingano uyu mugabo inkari no kumugirira nabi. Yaramaze no gutanga ikirego hehe muri ribu. Ni gute watanze ikirego muri ribu kugira ngo wabwe ubutabera, warangiza ukongeraho amafaranga yo kujya kugirira umuntu nabi iyo ari mu kindi gihugu? Clementine, fungura mike yawe. Godfa, nakubwiye ngo ibyo dienge simbishyigikiye, ntago mbishyigikiye, kuko niba twemera ko dufite inzego kandi tukaba tuzi ko zishoboye, twaziharira akazi kazo zigakora, siko bimeze. Ariko njyewe wanyumvishe nabi, ibyo dienge simbishyigikiye kuko mbumva yarakoreshejwe n'amarangamutima. Simbizi cyabimuteye, araza byivugire. Ngenda avuga nkanjye nk'umuntu uri kuvuga ibi bintu. Impamvu nagusabye ijambo nuko Ezekiel yaje akarira kandi nawe yarahishije abandi abizi. Ndagira ngo mvuge ngo nimuvuga mu bugambanyi hazazamo na nimero ya Cameroon. Nimero muri Cameroon?
ayiwe erega bino bintu muretse inzego n'ibicukumbura hazazamo n'ikindi kigarasha cyo muri Amerika muzabyumva cyateye ubwoba Mutesi hazazamo na nimero ya Cameron y'umugabo wahamagaye Mutesi amubwira ngo wari wabona urabona iki ibyo bizaza uri kubyumva ibyo byose rero reka tubiharire inzego ngenda mushimira ko yateye intambwe yo kujya mu butabera kuko nibyo twamusabye kuva kera uravuga nde Mutesi kandi ajya mu butabera yarangiza kohereza n'amafaranga i Bugande yo kunigana inkari abariyo reka mbanze mubwire noneho reka njyewe nshyira ubumuntu no kwigira marayika ku ruhande nanjye ubwanjye mbonye ibintu Mutesi bamukoreye ubwanjye ukangeza imbere Ezekiyeli kiza amarangamutima ku ruhande ari mamukoreye biriya wamukona leta ni participe ni da participa tuzajya tubagonga baratuzengereje ugize ngo iki ariko kugira ngo umuntu ahere kuwa mbere uri indaya kuwa kabiri uri indaya kuwa gatatu uri indaya kuwa kane uri umujura njyewe ndi umudiaspora uraza kundiga uwampa amafaranga nkandi abo bose bavuga ngo bahaye amafaranga ngo Mutesi ngo kuko yahoze ikizamu ku isimbi bazerekana uwayamuhaye abereke njye niba nyamuhaye nkanjye ntago nyamuhaye kuko ngo kanaka mbujije ibyo byose nibyo batubwiraga ngo bamuhora amafaranga icya kabiri bari kubeshya Mutesi ntabwo yigeze ajya kwa Sabe guys mutapinge screen please tap the screen si onyura prima utanga amafaranga kubaga umuntu banza gudufata kuvuga ibyo ngo kubaga reka uretse gato tugaruke gato aha ngaha ngenda hari ntago ngenda ni byiza ko nawe ibingibi wagize tugaruke gato ngendindiye nkeneye ko ibi bintu biva mu nzira bakamenya uretse gato tugaruke gato aya majwi urayavugaho iki madatega abantu mwigize abana kure mwigize abana hirya mwigize abana igenda basabye mwigize abana kure abantu mufite abana mubigize kure ndasubiramo ubwa nyuma abantu mufite abana niba utuje imyaka 18 igira hirya abakozi b'Imana b'iki gihe ndaza gukenera abantu mwigize abana hirya mubigize hirya mufata abana mubasunikire kure kuko haleluya mukozi w'Imana ndagukunda uti ndagukunda cyane serious reba igitabo cy'umukunzi ije ndakumbuye gusa ubu uretse gato sheri ntabwo nakwangarega ntabwo kugikoraho sheri ari Mutesi ahugeze mutinga mic yawe no sense guys follow this sheri anyway sheri bro ni birebire uyu ni umukwe ngo ni birebire aha ngaha niyo mpamvu Mutesi ati ndica umuntu ati sindi ati uretse n'amajwi n'ibirenza amajwi ndamubamba Ezekiyeli wateye mu gihuru Ezekiyeli ibi bintu wakoze kuzana ibi bintu Ezekiyeli turashaka kugira ngo uze kutubwira aha ngaha Ezekiyeli aya majwi we yasohoye hanze nyuma yuko umenye kuri gushyirirwaho amafaranga yo kukurigasura i Bugande Ezekiyeli kubera iki ukimara kumenya kuri guhigisha uruhindu washyiriweho n'amafaranga wahisemo gushyira ukuri n'ibi bintu byose ukabishyira hanze kubera ko iyi nzira ariyo wahisemo gukoresha urakoze cyane
sinzi niba muri kunyumva. Turakumva. Iyo ntaza guhitamo gukoresha iyi nzira, ntabwo ibintu bigiye ku karubanda. Guys, time is guys, ushyirwaho iherezo cyangwa gutangira. Muri kunyumva? Turakumva. Rero iyo umaze kumenya ko umuntu ashaka kukugirira nabi, ushakisha ibishoboka byose wamenyesha abantu ngo icyo zira niki. Mutesi yivugiye yuko ayo majwi ataraye. Aya y'ubusambanyi. Arashaka kunyicira iki? Kandi amajwi ataraye. Ko ataraye kandi nanjye nkaba ntaravuze ko ari Mutesi. Warabivuze? Ndamubaza we. Nge sinigeze mvuga ngo nimwumva amajwi ya Pastor Mutesi. No. Ego. Naravuze ngo natanze sinyari yo kugira ngo abafite uruhare muri aya majwi bamenye yuko hari amakuru yabo mfite bahagarika ibikorwa bitari byiza bashaka kunkorera. Ego. Noneho niba Mutesi amajwi ataraye, niki gituma ashandikisha agashyiraho abantu bagomba kungirira nabi, akanyita inyangarwanda? Kuba ari we niwe munyarwanda wenyine. Natanga urugero rw'abanyarwanda nanga. Ikindi cya kabiri, natubwire ngo igitumeze kiyeri namwishyizemo, kuko ntabwo ari njye wakoze inkuru za Pastor Mutesi yaba ku bwa Rusagara gusa. Nazikoranye n'abitwa ba Justin niki ku mbuga nkoranyambaga. Ejo bundi yakoze ikiganiro aza yijijishije kuri YouTube channel nshyashya ajeho, aza yijijisha avuga ko nta muntu bafitanye ikibazo, ko abamuvuga ari nko kwandika basakuriza mu isoko. Ego. Ibyo byose abirenza amaso. Mu byo nagiye mu biganiro nagiye nkora ntabwo yigeze anyandikira cyangwa amamagare ngo ambwire ati muvandimwe ibi bintu uri kurengera, nge mfitanye ikibazo nawe, nutabihagarika nzakugirira nabi cyangwa se niki kibigutera. Urakoze cyane, ndakugarukaho mu kanya. Mutesi ambwiye ko akoze impanuka, anyeretse imodoka bayigonze ariko agiye kuza. Jihad nagusuhuje, wiriwe? Uraho? Urakomeye? Ndaho ndi mu rw'amajwi. Birakaze. Jihad! Ndapfuye ngo ndifata. Jihad fatisha. Wari bwabese reka nkubwire ngewe iyo mazi iminsi numva bino bintu ofete n'ibintu numvise aba bantu bari kuvuga. Aba bantu baziranyeho ibintu byinshi, urumva yuko baziranyeho n'ibigarasha. Ego. Kandi ibyo bigarasha nimba bataziranye cyane, ego, bo barabizi, kuko ahubwo nibatanga amakuru ashingiye ku bimenyetso mutunge neza. Muraza kuza gusanga aba bantu baraziranye cyane, bameze nk'abari muri revenge. Kuko umuntu watanze aya majwi, Jihad nuza gukurikirana ura muntu ninde Ezekiel Fungura, umuntu watanze amajwi ngo niwe wari umu escort ngo wo muntu ushinzwe RNC hehe mbarara. Jena bikurikiranye nabyumvise. Nukuvuga ngo rero aya majwi uwo muri RNC ntumbaze sinzi ibyo ari byo, jewe uranteye nituri Nyarugenge, yagiye kumugeraho gute? Nayande intego y'aya majwi yari iyi. Tujye tubwizanya ukuri. Yego turemera yuko aya majwi rwose pekewe sinahamya cyangwa iki, ariko reka nkwereke nta kabura imvana. Uyu ngo Ezekiel nimba baramugabyeho ibitero, nimba ari ibitero ntumbaze. Uri kumva? Umuntu hano akabaje ari hehe ahise agenda, akaba yivugiye ngo nanjye ubwanjye sindi aravuze ngo ntago ari umuvugizi, ngo ari kuwamwegereza Ezekiel ngo yamugonga. Can you imagine? Nguya ari hano. Yamukorera iki nyine? Ahubwo uyu mudamu nawe azi ibintu byinshi, sibyo? Ikindi aba bagabo nabo ikintu bakurikiranaho wanamugana uyu ngo ni Mutesi ni iki? Aya majwi naya nyuma yuko arongorwa cyangwa naya mbere? Kumvikana ibi nabyo tumenye aya majwi yaje ryari. Ubu ngubu aje gukora iki? Kuko aramusaje iki gihe tubwizanye kuri Godfa yabaje kwica ibintu byinshi kandi ahereye mu muryango wa Mutesi.
turi kumvikana aya majwi n'imbara ya mbere yuko arongorwa tubwizanye ukuri hari ibyo wenda babagamo hari n'ibyo bahuriragamo abagabo haba uyu Ezekiel na Pastor Claude bafite ibintu baziranyeho na Mutesi badashaka kutubwira ahubwo binarimo n'ibyo bigarasha bari no gupfa nta wamenya iby'iyi mihanda nta wamenya ako kantu kurikirane neza umuntu aravuze ngo aza aramutumaho abandi undi nawe akazana amajwi kubera iki guhera ku wa mbere Mutesi we ari n'iki ku buryo guhera ku wa mbere amajwi uyazana ukayazana muribuka amajwi yaje hey accept the game accept Wikito accept the game and be ready to win this game accept the game what's wrong with you hariya nimba baranamunaniwe byararangiye ubu aya majwi ari kwataka umuryango noneho ibi byo ntimubice ku ruhande tukate kwa Mutesi wowe nibuzi ko watanze ikirego urarwana n'iki ushyiraho izindi mbaraga zawe z'umurengera zo kujya gushahura umuntu he i Bugande ariko suretse no kumushahura urabona bo batari kumushahura cyane komeza tujye tubwizanya ukuri njyewe uzi ikintu cyakorwa nibica aho kugira ngo bajye bakomeza bazane utujwe urusorongo niba bizanire rimwe hahire rimwe uri kumva rukundo zari ibintu ufite ngo ujye ari hano bifire mu nzira icyarimwe ndahari kuko uyu Rukundo nawe aravuga ati nanjye bari kungabaho ibitero reka nanjye nkwereke ko uko ubundi korode uzi ko bagira ngo ibyo nimba ari na Mutesi reka mpagare muri uyu mwanya nta nubwo nahamya ko ari amajwi ya Mutesi uzi ko bagira ngo kiriya uriya mupura ari gukubita nuwo yageneniye korode abifitemo umujinya uzanabirebe ni ari kuvuga uragira ngo ibintu Mutesi ari gukora biramubangamiye bimutwaye icy'ubundi uretse gato oya nukurikirana uzajya ukurikirana abantu bavuga buriya Godfather nawe ujya witegereza body language y'abantu uri kumva nukurikirana aba bantu bari kuvuga uragira ngo umupura ari gukubita yarawumujyananiye yarawumugendanye atirekanze turebane ubundi babanze banatubwira aya majwi nayaryane nyuma yuko akora ubukwe cyangwa mbe dusubize Rukundo subiza njye hari ikintu nshaka kubwira Jihad mwibuke neza ko nta bintu na bimwe bivugwa kuri Pastor Mutesi bitamwiturukiyeho yego cyane nta bintu bivugwa ngo kuri Pastor Mutesi bitamuturutseho ariko watubwiye ko aya majwi y'ubusambanyi wayakuye muri Suwede none se kuyakura muri Suwede byageze muri Suwede bivuye kwandi kandi nyirubwita yahakana avuga ko muri kumuharabika ko ari ibintu wakoresheje machine nyirubwita ari kuvuga ko ataraye avuga ko ataraye avuga ko ataraye nasobanuye ngo Ezekiel ndashaka kumukandira iki ngiki oya Ezekiel ko ibyo bintu byo kukoherezaho abantu ngo bakugirire nabi reka twemere ko wenda byanateguwe uretse ko tutabishyigikiye byabaye nyuma y'uko aya majwi asohoka cyangwa mbere y'uko asohoka wapi avuga nabitubwire yewe nasohoye aya majwi hey accept and be ready to win this battle bitewe n'ibyo nari ndi kumva guys tap the screen gutegurirwa kwicwa uri kumva subiramo numve banzu nyumve neza guys tap the screen tap the screen aya majwi yego nyatora nka sinyari kuko nari maze kwakira amakuru atandukanye ambwira yuko shobora kwicwa uranyumva neza turakumva ndangije ndavuga niba iri mbwirwa koko ari byo aya majwi reka nyasohore atariho video nirinde kuvuga ngo runaka uri buyumve akaba ari muri uwo mugambi wo kunyica ahagarika ibyo bikorwa cyangwa se nongere nkore n'ibindi niba tukumvishe neza ufite ibindi bintu bitse cyane tutarabona cyane none se aya majwi turi kumva ni video wowe wikoreye yego ko kandi video jiha uretse gato ni video nikoreye Jihad urihe Jihad reka nyine wowe ni video ufite yampaye inka Jihad umva hano uretse gato Ezekiel umva hano Jihad ni bari Ezekiel umva Jihad ni video ufite wasohoye amajwi
Jewe nafashe amajwi mbariho nkuraho kuri iyo video. Ufite urayifitiye. Ngiye video nanjye ndayifite. Uyu mugore yaciye imyeyo ariko ntabwo ndi kuyisura. Oya umva Ezekiel reka nze mpamagare nkatishiti cyenzazo nyereke kuko koherezanya bigize icyaha. Rwose n'abantu benshi bagiye bazinsaba nagiye ntibima. Oya wizibaha. None iyi ngiyi nabonye nayibonye yageze niba none nayibonye ivuye he? Niba none iyi ngiyi mfite ariko uyu mugore nubwo ntazi wari wafite isuku komeza none se